ubu abantu baraje banera amabuye uvuge ngo nabyaranye na Marine. Oya ni Marine wabyaranye na Mayibobo. ntabwo Mayibobo ujya gushira ni Mayibobo. Ibi ngibi bijya bibera isomo abana b'abakobwa ahangaha birirwa baryamanye n'abagabo b'abandi kugira ngo basenye ingo za rubanda. Ndababwiza ukuri ntabwo ibi bintu bijya bihira abantu bose kandi birangira bifeyirinze, ahubwo ugasanga wikururiye umuvumo w'igihe kirekire. Bibabera isomo mu kurogotora amatwi yanyu, nta soni. Twiganirire iyindi topic TV. Mw'abantu mwe ndabaza ikibazo cy'amatsiko, bigenda bitewe kugira ngo umuntu namara kuba umusitari yatakwe n'inkumi zo mu Kigali zimubuza uburyo n'amahoro. Ndebera umukobwa ngo ni Rusi ngo wa Bob, niko yiyita kuri iyi mihanda, ngo kabyara mwarifashe no hasi ngo ba abaje gutuka umuntu witwa Theo bose babireba. Nk'uko mubizi Theo ifite umugore urwaye impyiko, amerewe nawe nta bufasha yari yabona ku buryo umugore we yahabwa impyiko. Uyu mugore arifashe ngo kuko umwana we warwaye niba akeneye ubufasha araje abicisha mu nzira ya social media ngo arashaka guhangana na Theo bose babireba, ngo mpaka amuhaye ubwo bufashwa azamuha simbizi niba ari Theo uzaturukaho niba ari abo ku imihanda. Wa mugore witwa Rusi, niba wumva ukeneye ikintu cyitwa ubufasha busabe neza, utaje ugendera kuri Theo ugarura ibyahahise. Niba waragize urugo rwiza rwenjoyinge na Theo afite ibibazo bye, ntabwo agiye gufatanya abarwayi babiri kuko ntubizi neza ko uyu munsi Theo afite ubwo bushobozi bwo kurwaza umugore we n'uwo mwana mwabyaranye. Icyambere cyo mwana mwamubyaye munezerewe mwembi, dukunda abasitari, mwamubyaye ntabwo wigeze ufatwa ku ngufu, sibyo? Uko siko kuri si wari ukuze, ntawe ugushinja ko warabyaye byararangiye kandi uwo mwana ntabwo agomba kuzana ngo aba ari we tugira ikiganiro ngo tumutuke kuba yarabyaye. Ni uruhare rwawe na Theo bose babireba. Ariko se ibyo biguha uburenganzira bwo kuza ugafata Theo ukamutuka ngo niba ari imbwa, ngo niba ari Marine, niba ari Mayibobo. Niba waratinyutse kubyarana na Mayibobo, wowe urireba ukabona uri igiki? Wowe urireba ukumva uri iki? Wongereho kazi kugira ngo wumve yuko mumeze kimwe, aho kuza utuka umugabo w'abandi yifite ibibazo, afite urugo rwe. Wowe wa mugore we ngo ni Rusi, ushobora kuzashiduka ufite abanzi babiri, umwana ndetse na se. Kuko umwana ashobora kuzakura, urumva, agashyira mu nyurabwenge agasanga uko wirirwa guhandagaza se kuri za social media aribyo byatumaga se atagira atamuha ubwo bufasha. Urumva, n'umwana akakwanga kandi waramibyariye ukamurera, ariko urifashe uje kuvuga amagambo. Abasitari barakundwa. Nawe ku rundi ruhande umuntu yagushinja yuko washatse kubana na Theo, washatse gusenyera uriya mudamu wa Theo. Umupango ugira ute? Uragupfana. Suru wa mbere, suru wa nyuma, ashobora no kuzatera n'abandi nda, birashoboka. Ariko niwe umwiriza mwiza imbuga, wirirwa uvuga ngo urashaka guhangana nawe, ngo ugiye guhangana nawe ku izi mbuga nkoranyambaga. Nuhangana nawe bizakumarira iki? Bizagufasha iki? Natagufasha se ahubwo bizagenda bite? Urabona iyi mihanda usibye kukota no kukumvira ubusa, urumva izakumarira iki? Ngo ugiye ngo guhangana nawe. Kuba umwana wawe arwaye birumvikana, kuba umwana wawe afite ikibazo birumvikana, kuba umugabo wawe yenda hari ubufasha yamuha bwageraho bukanashira nabyo birumvikana. Ariko ntufite uburenganzira na bukeya bwo kuza ngo uvuge ngo umugabo utari uwawe ariko mwabyaranye ubyibuke, imfura yawe ndetse, ngo wifate uvuge ngo ni Mayibobo. Mayibobo ishakaho iki? Mayibobo igira iki? Mayibobo igira adresse? Mayibobo igira aho ibarizwa? Umuntu niba ari Mayibobo mufate nka Mayibobo. Niba ari Mayibobo ngo ni nkaho mwahuriye muri rigori, kandi rigori umusanze muri rigori ya Gatsata, ejo yaba ari mu ya Kimisagara. Ejo abaye mu ya Kimisagara, aho mwahuriye uyu munsi, igihe cyashize uyu munsi so wamusanga. Ubwo nyine Mayibobo ifata nka Mayibobo, ihora yimuka. None uri kumushakaho iki? Urumva ushaka kwamamaza cano yawe? Urumva ushaka gukora iki? Wowe muhanuzi arakubwiye ngo sengera umwana wawe, aho kuri social media uje kumusengera, kuje kumwiyama, iryo niryo sengesho uri guterera umwana wawe? Ntabwo wafashwe ku ngufu, byibuke. Mana yanjye, tujye twiyubaha. Niba ibintu bizajya bitubaho nk'abakobwa cyangwa abadamu cyangwa igitsina gore muri rusange, ingingo yitwa gusama, ingingo yitwa kubyara ni kimwe, kurera ni ikindi. Turumvikana? Urumva neza? Kubyara ni kimwe,
kurera ni ikindi. Ibyo Theo yakoze yarabikoze, ibyo atakoze ntiyabikoze. Uwo mugabo mubana niba yaremeye kubikora azabikora mpaka. Ibyo kuvuga ngo uraza ngo guhangana na Theo, murahangana se? Aha ni muri ribu, aha ni mu buhe bugenzacyaha ku buryo uvuga ngo uraza guhangana na Theo muri social media? Ntabwo ufite umwanya, ufite ikigeragezo cy'umugore w'urwaye. Mu bigaragara cyo abantu bari kuvuga ati nawe washatse kumusenyera, nawe washatse yuko agushaka, ariko ntibyari gukunda. Urumva wa mukobwa cyangwa umugore, ha mahoro urugo rwa Theo. Urumva abana ba Theo ni bakuru bajya kwiza imbuga, bari kurira kuntu uri kwihandagaza ugasuka papa wabo n'umumaro wose abamariya yarababyaye, ngo ni Marine, ngo ni Mayibobo. Niba ari Marine akaba ari Mayibobo, ikibazo kiribazwa ngo wowe uri iki? Wowe uri iki niba waratinyutse kubyarana n'umuntu w'Imarine n'umuntu w'Umumayibobo? Umugore wa Theo si mwamuzonze gakeya, nawe washakaga kumusenyera, ariko kuva bitaraguhiriye ukaza ukavuga mugiye guhangana hano, umva tuzakota kandi abantu bazaba bagushyigikiye ni bake. Byarabaye pe, ufite n'umubabaro, ufite n'agahinda, umutima wawe warijimije no mu bihe bikomeye. Ariko se niba ibihe byari bikomeye, uyu munsi ukaba ufite aho ubarizwa, ukaba warashatse, uri kuza guhangana na Theo utagufitiye umwanya, ngo bigende gute? Iyubaha, urakuze, iyubahuza ubwenge, aho bigeze nawe ukura amaboko mu mufuka, noneho uhereza umwana wawe sapoti. Umunyamasengesho wakubwiye gusenga kwiza imbuga uje guhanganaho na Theo, ntabwo ari uzaba uri gukora amasengesho, soho kukaraga ngo niko barakore mu byita ngaho ngwino kwiyi mihanda turebe icyo uzahungukira. Saba ubufasha neza, uvuga ati mfite umwana wanjye urwaye, abagusengera bagusengere, abaguha amafaranga bayaguhe niba ari uburyo bwo kumuvuza. Ariko ibyo kuvuga ngo urabicisha muri Theo azakwihorera, cyangwa se nk'uko bivuze muhangane, ariko wibuke ko utari uwa mbere, utari uwa nyuma, mwabyaranye n'abandi baracecetse, nawe uzaceceka. Dukunda abasitari pe, ariko abantu bose bajya bagenda ku basitari ngo baryamane cyangwa se n'ubundi buryo bw'inkundo, hari igihe birangira bitabahiriye. Wowe wari ubizi neza yuko Theo agize ate? Kuko yari umusitari, wari ubizi neza ko Theo ari Marien, none utangiye kuza kuvuga ngo urahangana nawe. Wa mugore niba ubuze ubwenge, icara hamwe wubake, ukorere umwana wawe n'umugabo wawe kuba mwarabanye yemeye kugira gute? Kurera uwo mwana akagukundana nawe. Saba ubufasha mu nzira nziza. Nta muntu ubuze kugushyikira n'ibyo bitutsi byawe. Umuntu ungana nawe yigira indisipurine, uraza kwigira incege ahangaha nta soni ufite. Suri uwa mbere bibayeho, suri n'uwa kabiri. Yagukoze icyo kurya ushobora gufata umugabo utunze umugore n'abana be, ukaza kumwandagaza kwiza imbuga ngo ni Mayibobo. Nta soni, atunze umugore atunze n'abana ngo ni Mayibobo. Wowe wagutukira umugabo wawe ngo ni Mayibobo byakunezeza? Uwafata umugabo wawe, rega buriya ni nk'aho ututse famiye yose, akamutuka ibitutsi byose nk'ibyo ngibyo uri kuvuga, uri kuza kumuhangara, wakumva unezerewe? Niba wumva rero waba utanezerewe, ntutekereze ko abana ba Theo banezerewe, ntutekereze ko umugore wa Theo niba ibintu yabibonye anezerewe, ahubwo muri kumwongerera uburwayi. Iminjiremo agafu, umugabo we nakubwiye wiminjiremo agafu. Ayo magambo yawe wagira ngo uri umuntu, ubundi umwana wamuha uburere gute niba wihandagaza ugatuka se ngo ni Mayibobo? Umwana azibaza byinshi ku buryo ki yabyawe n'umuntu wo mu Mayibobo, yabyawe n'umuntu w'Imarine. Ibyo bintu umwana wawe azabibona, azibaza kuntu nyina atinyuka agahangara se ngo ni Marine, ngo ni Mayibobo. Umugabo we nakube hafi, ubwo nawe ufite depression, akube hafi, akubwe wiminjiremo agafu, usenge. Kuza guhangana na Theo kwiza imbuga ntabwo ariho uri gusengera. Sengera umwana wawe, umusabire ubufasha neza, kwataka Theo cyangwa gusaba ubufasha ubicishije muri Theo. Ntusobanura ngo icyo mwapfuye, kuba mwarabyaranye mwarakoze. Uwo mwana ntakwiye kuba victime,